Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe cya 29 cyo mu bihe bisanzwe kikaba gihuye n'icyumweru cyitwa icyumweru cy'iyogezabutumwa cyangwa icyumweru cyo gusabira abogezabutumwa muri iyi si. Amasomo duhabwa rero mu rwego rwo kogeza ubutumwa, ntimugire ngo ni amasomo yoroshye, kuko ni amasomo ari kutubwira ngo dore uko umwogezabutumwa nyakuri agomba kuba ameze. Urugero nyakuri rukaba ari Kristo ubwe, uko tumusanga muri aya masomo uko ari atatu, n'akaba ariko tugomba gusa nawe. Mbanze mbibwire ko umwogezabutumwa wa mbere nyine yabaye we, kuko yavuye mu ijuru akaza muri iyi si afite gahunda yo kutumenyesha ko dufite umubyeyi umwe, ubutumwa bukaba ari urukundo. Imeze babwira ko uwo Yezu Kristo yatoye intumwa n'abigishwa kugira ngo kwamamaza ubwo butumwa, ariko akenshi tukaba tutwara uko twishakiye. Aya masomo yaradukebura atubwira ngo dore uko ubutumwa bwanjye bugomba kugenda, dore uko abamamaza ubutumwa bwanjye bagomba kuba bameze n'uko bagomba kuba basa. Mbere yo kubigeraho ndagira ngo nyine tubanze twumva ayo masomo. Tubanze twumva ayo masomo, nitumara kuyazirikana ahari biraza kudufasha kumva ko burya byo kogeza ubutumwa atari ibintu by'imikino, ahubwo ari ibintu bigoye, bisaba imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo dushobore kugera ku nshingano nyakuri Kristo aduhamagaramo mu bamamaza inkuru nziza, haba muri Kiliziya mu rwego rw'ubuyobozi, haba no muri Kiliziya mu rwego rw'ubutumwa busanzwe bw'ingabire bakoramo. Hose inshingano ni zimwe. Isomo rya mbere turi mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 53, 10 kugeza kuri 11, 20 yonyine, aho batubwira umugaragu w'Imana uburyo agomba kuba ameze. Uhoraho yashatse kujanjaguza umugaragu we imibabaro, kandi namara gutura ubuzima bwe impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azarambe, maze azuzuze atyo umugambi w'Uhoraho. Nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri, azanezerwe, namara kumenyekana ko ari intungane azageza benshi ku butungane. Umugaragu wanjye azakiranura imbaga y'abantu kuko yikoreye ubwe ibicumuro byabo. Iryo ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Zaburi dufite ya 32 imwe itubwira ngo Uhoraho ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Isomo rya kabiri warandikiye Abahebureyi, umutwe wa 4, 10-16, bavandimwe, ubwo dufite umuherezabitambo mukuru uhebuje watashye mu ijuru, Yezu Umwana w'Imana, twikomezemo ukwemera. Koko rero ntidufite umuherezabitambo mukuru wananirwa kudutabara mu ntenge zacu. Yageragejwe muri byose ku buryo bumwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icyaha. Nitwegerane rero ubwizere intebe ya Nyir'ineza, kugira ngo tugirirwe impuhwe kandi duhabwe imbaraga bizadufasha igihe kigeze. Iyo ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Isomo ry'Ivanjili ni Ivanjili ya Mariko, umutwe wa 10. Muri icyo gihe Yakobo na Yohani bene Zebedeyi begera Yezu baramubwira bati, mwigisha, turagusaba ko udukorera icyo tugiye kugusaba. Arababwira ati, murasaba ko mbakorera iki? Baramusubiza bati, uraduhe kuzicarana nawe umwe iburyo undi ibumoso mu ikuzo ryawe. Yezu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho, cyangwa se guhabwa batisi muzahabwa? Baramusubiza bati, turabishobora. Yezu arababwira ati, koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha, na batisimu nzahabwa muzayihabwa. Naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye sijya ubitanga,
bizahabwa ababigenewe. Abandi uko ari 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohani. Yezu arabahamagara arababwira ati, muzi ko abahawe kugenga amahanga bagenga uko bashatse, kandi ko abatware babo babatekesha agahato. Kuri mwebwe rero si uko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere yihindure umucakara wa bose. Dore n'Umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, ahubwo yazanywe no gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Ayo ni amagambo y'Ivanjili ntagatifu, aragasingizwa Kristo. Nk'ubu ngubu wakubaza muri iki cyumweru cy'iyogezabutumwa, muri aya masomo Kristo arashaka kutubwira ko uwogeza ubutumwa agomba kuba ameze ati. Ubutumwa tugomba kwamamaza ubundi harya ni ubuhe? Harya udutuma ninde? Harya inshingano aha abatuma ni izihe? Ngicyo rero icyo tujya kuganiraho, ku buryo buri wese ashobora no kugira icyo abivugaho avuga ati Kristo arakabije, cyangwa se Kristo ubutumwa bwe buroroshye. Ariko duhere mbere na mbere ko uwogeza ubutumwa atandukanye cyane n'isura Abayahudi bari bifitemo bwo ugomba kogeza ubutumwa. Baba abahanuzi, baba abami, baba n'abandi banyacyubahiro bose bari bafite ukuntu wogeza ubutumwa bamwumva ko yatumwe n'Imana kugira ngo aze kuba umuhuza w'Imana n'abantu. Ariko si n'ibyo gusa, ko agomba no gutungwa n'iyo mbaga nyine. Yaza buri vuga ngo abaherezabitambo banjye nzabahaza urugimbu. Kuvuga ngo rwose bagiye kudamarara, bazateta, bazarya, bamwe bamererwe neza, kuko nta munani wundi bafite uretse nyine wo guhabwa urugimbu nyine. Yezu yari kutubwira ati ubutumwa bwanjye rero si uko mugomba kubukora. Ati ukora ubutumwa agomba kuba na mbere na mbere yemeye kuba umugaragu w'abandi. Umugaragu w'abandi. Umuhanuzi Izayi muramwumvise atubwira umugaragu w'Imana ubabara, ugomba kujanjaguzwa imibabaro myinshi, ngo kugira ngo ashobore kuba incungu ya benshi, gucungura abo ngabo bose bashaka kumukurikira. Umuhanuzi Izayi, iriya somo ubundi tumenyereye ko bavuga amagambo nk'ari yabaga abwira umuryango w'Imana ari Isirayeli. Ariko amagambo ari muri ya mitwe, turabizi indirimbo uko ari enye z'umugaragu w'Imana ubabara, ni amagambo agaragaza ko hari umuntu ari kuvuga umwe ugomba guhinduka incungu y'abandi benshi. Ababyiga baravuga ati aya masomo no kumva biragoye, kubera ko uwo mugaragu Izayi yavugaga mu kinyejana cya 6 ninde, twabihera he? Byaje kuzurizwa rero muri Nyagasani Yezu Kristo, nuko ariwe waje nk'umuvugabutumwa wa mbere, akaza aje kwerekana uko ubutumwa bugomba gukorwa, bwiyoroshye, mu guhinduka umugaragu w'abandi, cyane cyane w'abo ngabo atumweho. Nicyo rero isomo rya kabiri ritubwira, ni umuherezabitambo usumba abandi bose. Mu gitabo cy'Abahebureyi, cy'Abahebureyi, ikibazo gihari ni iki ngiki. Abayahudi babaye abakristo bari kwibaza niba koko Yezu ari umusaseridoti, niba Yezu koko ari umuherezabitambo. Muzi ko n'ibyo bindi by'umwabarokore bajya bibaza n'abapentekote bati Yezu ntiyari umuherezabitambo, Yezu yari umurayiki.
ni imvugo zikomoka nyine nko kuri ibisano rya kera bavuga bati Yezu ntabwo ntashobora kumuherezabitambo, ati icyaranga umuherezabitambo ni ibintu bikurikira. Isezerano rya kera bo bumvaga nyine Imana iri kure, noneho ikaba ifite abantu bayo bakomoka mu muryango wa Levi basizwe amavuta, bagomba kujya bahereza ibitambo kuko umurimo wabo ari uwo kuba abahuza b'Imana n'abantu, kuba abahuza b'Imana n'abantu wari umurimo wabo. Imana ntimanuka ngo ize mu bantu, ariko iyo batanze ibitambo iramanuka ikabyakira, bigaturwaho n'abaherezabitambo. Icyo ni icya mbere kibaranga, ni ukuvuga ngo ni abahuza b'Imana n'abantu, kubera ko Imana iri kure ikaba ikeneye ko abantu batanga ibitambo. Icya kabiri, bakomoka mu muryango uzwi, abo kwa Levi nyine cyangwa kwa Sadoki, ariko bakomoka mu muryango w'abaherezabitambo b'Abareviti, bafite ukuntu bagomba kuba bameze. Icya gatatu, basizwe amavuta, bashyirwa ku ruhande, bimikwa muri uwo murimo w'iyogezabutumwa, ariko mu rwego rwa gisaseridoti. Icya nyuma rero nacyo kitoroshye, ni uko abaherezabitambo ari abantu bafite ubuzima bwabo bwihariye, bari ku ruhande, bari mise à part, bafite ubuzima bwabo bwihariye budafite aho buhuriye nabo kavuyo abandi bose birirwamo. Yezu rero aza atari mu rwego rw'abo baherezabitambo b'ibyamamare, nta wamusize amavuta, nta mashuri bazi yizemo ya kaminuza, noneho nta n'umuryango bazi w'abasaserdoti akomokamo, bati uyu muntu rero yaba ari umuherezabitambo gute? Icyo kibazo gifitwe na bande? N'Abayahudi babaye abakristo. Abandi banyamahanga bo barabyumva ko Yezu ari umwana w'Imana, nta nubwo babyibazaho cyane. None umwanditsi wari wandikiye Abayahudi afite gahunda yo kureba ukuntu abumvisha ati nyamara ahubwo niwe muherezabitambo uruta abandi bose. Impamvu ya mbere, we ntabwo gusa turi ibitambo, ahubwo ni Imana akaba n'umuntu, yaraje afata kamere yacu. Iyo somo twumvise uno munsi, yaraje afata kamere yacu, yigira umuntu, aba umwe natwe. Niba aba umwe natwe rero, ni nawe ushobora kuduturira ibitambo ku buryo bunoze, kuko kamere yacu arayizamura akayigeza ku Mana, n'Imana ikaza itugana, tugahuriramo hagati mu gitambo gitatifu cy'Ukaristiya. Ati niyo mpamvu nk'umuherezabitambo nyine umeze utyo, ntabwo akeneye guhora umuherezabitambo wo mu isezerano rishya aribo batwebwe. Ati ntabwo babereyeho kuvuga ngo ni abahuza b'Imana n'abantu. Yezu yarabirangije, niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Ariko kuba bariho bigaragaza nyine ko Nyagasani ari kumwe n'umuryango we igihe cyose kugeza ku iherezo ry'ibihe, ari kumwe n'umuryango we. Abaherezabitambo nta gitambo gishya batura, bakora cya gitambo cya Nyagasani Yezu Kristo kugira ngo agume rwagati mu muryango we. Rero ikindi rero, ntabwo bakeneye bya ruhaya n'ibindi bimasa n'ibiki byose. Oya, Kristo niwe aritara, akaba n'intama yo gutamba, akaba n'umutambyi mukuru. Kuvuga ngo byose rero yabisimbuye. Ni umuherezabitambo rero kubera ko yazanye n'isezerano rishya nyine, ridashingiye kuri za ruhaya n'ibindi binyamaswa bindi bigomba kwicwa, ahubwo isezerano rishya rishingiye ku maraso yameneye ku musaraba. Ku buryo abaherezabitambo bo mu isezerano rishya, aho ngaho naho nyine ntabwo bakeneye gusubira inyuma. Oya, ni Kristo ugumya kwitamba ku buryo budasesa amaraso, ariko igihe cyose ari amagambo, uyu ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye bivuzwe, Kristo nyine aba aje ari mu mbaga ye. Ariko biri gusaba nyine ko hazamo igitambo, uvuga ngo ntabwo aje nk'icyamamare, ahubwo yigize umwumvire, yigira ubusabusa, atangwaho igitambo kugira ngo isi ishobore kugira umukiro n'amahoro. Iyo mvugo rero iri mu zo abigishwa ba Yezu batumvaga nabo, kuko ari kubabwira ati umwana w'umuntu agiye kubabara ndetse akazicwa,
ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Mm. Barya abana b'inkuba rero bahita bavuga ati hari icyo tugomba kugusaba kandi ni nk'itegeko. Ntabwo natwe iyo dukora isengesho nk'iryo ngiryo, Imana ibyo ngusaba noneho si no kugusaba, ndabigutegetse ugomba kubikora. Abantu nabo baregereza ati hari icyo tugomba kugusaba kandi ugomba kukidukorera. Yezu ati ni iki mushaka? Baramubwira ati imyanya ibiri, uw'iburyo n'uw'ibumoso. Wenda wavuga uti bitwazaga ko bari babyara be, ko ni bene Zebedeyi, mama bakitwa Mariya wundi. Ushobora no kuvuga uti wenda bitwazaga ko babonaga ari bavukana, ariko na Petero yavukanaga na Andereya. Cyangwa se ukavuga uti wenda bari mu batoni be ba hafi. Kandi koko Yakobo na Yohani ntabwo bari kure cyane na Nyagasani Yezu. Murabyo ko Ivanjili ya Luka no kwa Matayo batubwira ko ari nyina wagiye kubasabira iyo myanya. Mariko atubwira rwose ko ari bo ubwabo bagiye kwisabira imyanya. Igishimisha rero Yezu kikanadushimisha twebwe ni uko Yezu isengesho ryose tuvuze araryakira, kuko ahangaha ashobora kubatera hejuru. Yewe maze kubabwira ko ngiye kwicwa, ko ndi kubabara, mwebwe murimo murisabira imyanya. Yezu arabareba abona ibyo bari kuvuga ari isengesho batazi n'icyo bari gusaba, ahubwo ntabwo muzi icyo musaba. Ntabwo natwe mu masengesho yacu dusaba ibihuje no gushaka kwacu, kandi kenshi bivuguruza ugushaka kw'Imana. Kandi umuntu akabikomeraho ati umva rero Mana, ugomba kunkorera ibi n'ibi n'ibi n'ibi, kandi ugasaba wumviye ko Imana iri bubikore. Usaba nk'inzira yo kujya mu byaha, usaba inzira yo kugira nabi, igisambo gitaha giti Imana nagize Imana rwose ngiye kwiba Mana umfashe. Urumva nyine iryo sengesho kuko se riba ari isengesho nyine. Yezu akavuga ati ntimuzi icyo musaba. Ahubwo umuntu atabaza icyo asaba, koko abicaye ntibarazi icyo basaba koko. Yezu ikintu kimwe abemerera ku buryo bworoshye kubera ko ari ushobora kubitanga, ababwira ati muzankurikira. Avuga muzaba abigishwa banjye. Muzankurikira tuzajyana kweza ku ndunduro. Iby'imyanya yo mu ijuru yo nimubanze muba abigishwa, Data niwe uzabigena. Niho kutubwira ngo ubutumwa nyakuri Kristo yaduhaye ni ubwo kwiyemeza kuba abagaragu mbere yo kuba abagaragirwa. Kwiyemeza kuba abagaragu ni ukwakira ubutumwa ukoza ibirenge abushinzwe. Ubutumwa muri Kiliziya ntabwo ari ikuzo n'icyubahiro. Niho tubwira ati abagenga b'isi uko babigenza murakuzi. Bo bazakoresha igitugu n'imbaraga n'ibiki byose, mwebwe abigishwa siko mugomba kubigenza. Ubu butumwa muzakora ni ubwo nanjye nakoze. Umwana w'Imana, umwana w'umuntu ntabwo yaje kugaragirwa, ahubwo yaje kuba umugaragu w'abandi, kugira ngo ashobore kubacungura bose yiyemeje kuba umugaragu. Nibwo navuga ko ari amagambo akomeye cyane, kuko hari aho bitandukanye cyane cyane na bya byubahiro byo gusoma impeta, kunama, gupfukama, kugira gute imbere y'uwo nguwo uri muri Kiliziya nk'umuyobozi. Biratandukanye cyane. Yezu ntabwo abishaka. Biratandukanye cyane kubera ko ngo ubikora nyine bamaze kubona ikuzo rye ryo muri iyi si, bamaze kubona igihembo cye. Ubutumwa bwa Yezu ubwo ari ukwita ku baciye bugufi n'abababaye, birasaba nyine ko n'ababukora bagomba kumenya ko umurimo wabo ni uwo nguwo nyine. Umwana w'Imana ntabwo yaje kugaragirwa, ahubwo yaje kuba umugaragu w'abandi. Aya magambo yarakomeye. Iyo ubizirikanye ko nk'abamisiyonari twagiye tubona baza gukonaho ko baraciye bugufi bakora imirimo yose bagira bate,
cyangwa banyura ahantu hose utuntu twose batwikorera, wajya kureba ukabona wenda twebwe mu burere baduha baturera nk'aho tuzaba abami. Oya, Nyagasani aratubwira ati mugenemo abagaragu b'abandi. Ya magambo ya Papa Paul wa gatandatu yavugaga ati Pawulo umugaragu w'abagaragu b'Imana. Natwe abahamagarwa twemere kuba abagaragu b'abagaragu b'Imana. Bizashoboka bite rero? Bizashoboka ari uko uwumva ko agomba guhabwa ubutumwa yiyemeje kuba mbere na mbere umwigishwa. Ni ukuvuga kureba Yezu ukamwigiraho, ukajyana nawe, wamara kubona umaze kumenya uwo nguwo ukurikiye ukabona kuvuga uti noneho rero ntuma, kuko maze kumva ko ubutumwa bwawe aho bushingiye ari ukujya kwitangira abandi. Ingingo ya mbere ni ukwiyemeza kuba umwigishwa. Akenshi dusimbukira ku kwigisha kandi utaranamenya n'uwo ugomba kwigisha uwo ari we. Ingingo ya kabiri ni ugusaba Roho Mutagatifu kugira ngo abanze kutwumvisha ubwo butumwa ubwo ari bwo, icyo busaba, noneho aduhe n'imbaraga zo gushobora kubutwara no kubugeza ku bandi. Ingingo ya gatatu ni ukumenya ko ubwo butumwa turi kwigisha, turi kubushyiza ku bandi, budusaba ko mbere na mbere tugomba gusa nabwo. Rero tugasa n'ubwo butumwa, bivuga ngo dusa n'uwo Nyagasani nyine. Iyo usa n'ubwo butumwa, naho utagira n'icyo uvuga, abantu bashobora guhindura kubera ko bakubonamo yantu. Ingingo ya kane ni ukumenya ko intumwa atari imfubyi. Data wo mu ijuru, waba urutanga ibyicaro mu ngoma y'ijuru, ukagira umubyeyi Bikira Mariya nk'umwamikazi usabira Kiliziya iri mu rugendo, akaba n'umwamikazi w'intumwa. Uwo mubyeyi rero niwe ucigatiye intumwa zose mu rugendo zirimo, ariko uretse n'ibyo gusa, imibabaro, ibibazo intumwa zinyuramo, ibiremereye n'ibyoroshye, byose tubigeza mu biganza by'uwo mubyeyi, kuko bari kutubwira ngo icyo umwana wanjye ashaka mugikore, kandi icyo ashaka ni ikihe? Ni uko muhinduka abigishwa be kugira ngo mushobore kujya kwigisha abandi. Kuri iki cyumweru abakristo bavandimwe, dusabire cyane cyane abantu bafite ubuyobozi muri Kiliziya, kuko tunasabira n'abafite ubuyobozi no muri leta no hanze aha, kugira ngo bose bumve ko icyo bashinzwe atari ukugaragirwa, ahubwo ari ukuba abagaragu b'abandi. Dusabire cyane cyane urubyiruko rutekereza kwiyegurira Imana, bamenye ko inshingano ya mbere yo kwiyegurira Imana atari iraha n'ibyubahiro, cyane cyane muri iyi gihe utuzi tuba twarabuze, ati hari aho nibura nzagera kuri icyo cyubahiro cyangwa akazi nzakabona, ahubwo ari ukwiyemeza kuba umugaragu w'abandi. Dusabire rero n'imiryango yacu kugira ngo nk'abakristo bajya mu butumwa twese tugaragaze ko icyo twahamagariwe ari ukwita mbere na mbere ku baciye bugufi, ku banyantege, ku bababaye, kuko abo ngabo nibo Kristo nyine agaragaramo nk'uko yabitubwiye. Dushimire Imana rero kuko muri Yezu Kristo igumya kuduhugura ikanatwigisha, ariko dusabe nyine ko Roho y'Imana tumurikira mu byo dukora byose, kugira ngo inkuru nziza igumye kugera kuri bose. Ushobora byose rero nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbifurije no kugira icyumweru cyiza.